uko umunyabyaha akwiriye Kristo. Mbere umuntu akiremwa yari yahawe imico myiza n'umutima uhuguka. Nta nenge yari afite kandi yashyiraga hamwe n'Imana. Ibyo yatekerezaga byari imbonera kandi ibyo yari agamije byareraga. Ariko kutumvira niko kwatumye imbaraga ze zishira, maze kwikunda gusimbura urukundo yakundaga Imana. Umutima we udeburwa n'ibicumuro bituma abura uko yakwitsindishiriza ubwe ngo aneshe ibibi. Aba imbohe ya Satani, kandi rero yajyaga kugumya kubayo iteka iyo Imana itamugoboka ngo imuhagarareho. Imigambi y'umushukanyi yari yo kugwabiza inama Imana yari ifitiye umuntu ikimurema. Icyatumye Satani yuzuza isi agahinda n'umuze kwari ukugira ngo abiherereze ku Mana ngo niyo yabiremye. Abantu bataracumura buzuraga n'ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwemo. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 3. Ariko aho amariye gucumura ntiyabaye akinezezwa n'ibyera, niko gushaka uko yakwihisha Imana. N'ubu niko bimeze ku muntu utabyawe ubwa kabiri. Ntabasha gushyira hamwe n'Imana ndetse ntiyishimira kubana nayo. Umunyabyaha ntiyabasha kunezerwa imbere y'Imana, yakwiheza mu iteraniro ry'abera. Nubwo yakundirwa kugera mu ijuru ntiyahasanga ibimunezeza. Urukundo rutikanyiza rukaba rwamujijisha. Ibyo atekereza n'ibyo yifuza n'ibyo agambirira byanyurana n'iby'abaziranenge baho. Ijwi rye ryasobana n'ay'abari mu ijuru. Kuba mu ijuru byamubabaza kuko yabura uko yihisha Imana ibera abakiranutse umucyo n'umunezero. Kubuza umunyabyaha kujya mu ijuru si itegeko ry'akarengane, ahubwo abanyabyaha nibo bibuza kuko batabasha gushyikirana n'abaho. Ubwiza bw'Imana bwababera umuriro ukongora. Bakwifuza kurimburwa kugira ngo batarebana n'uwapfiriye kubacungura. Ubwacu ntitwabasha kwisayura mu rwobo rw'ibyaha twarohamyemo. Imitima yacu iranduye, ntabwo twabasha kuyihindura ubwacu. Ninde wabasha kuvana icyiza mu kibi? Ntawe. Yobu igice cya 14 umurongo wa 14. Gutekereza kwa kamere y'umuntu gutera kwanga Imana kuko kutumvira amategeko y'Imana kandi kutabasha kuyumvira. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 7. Nubwo twagira ubwenge bwahe n'ubuhanga n'imbaraga ntitwabasha kwihindura. Icyakora ibyo byose byabasha kwitondesha umuntu ku mugaragaro, ariko ntibyabasha guhindura umutima we wa kamere. Ntibyakweza amasoko y'ubugingo. Niba umuntu ashaka gucika ku byaha akera, akwiriye kwakira ubugingo bushya buva mu ijuru. Ubwo bugingo bubonerwa muri Yesu. Ubuntu bwe bwonyine busa nibwo bubasha guhembura ingeso nziza z'umutima no kuwegereza Imana ngo were. Umukiza yaravuze ati, umuntu utabyawe ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Yohana igice cya 3 umurongo wa 3. Kwibwira yuko umuntu akwiriye kwiyungura mu byo asanganywe byiza no kwihamagarira urupfu. Ibyo ntibihagije. Umuntu uko ari ntavuka n'ibyiza by'umwuka w'Imana, kuko wabireba nk'aho ari ubupfu, kandi ntabasha kubimenya kuko byitegerezwa mu buryo bw'umwuka. Ntutangare kuko nkubwiye yuko bibakwiye kubyarwa ubwa kabiri. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 14 na Yohana igice cya 3 umurongo wa 7. Kristo yandikiwe ngo muri we harimo ubugingo. Ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Yohana igice cya 1 umurongo wa 14 n'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 12. Ntibihagije kumenya ubugwaneza bw'Imana no kurora kugira neza n'ibambe rya kibyeyi by'imico yayo. Ntibihagije kugenzura ubwenge bw'amategeko yayo no gukiranuka kwayo ukabona ko ashinzwe ku rufatiro rw'urukundo rudahanguka. Intumwa Pawulo yari abizi, niko kuvuga ati, nemera amategeko ko ari meza. Amategeko ni ayera, ndetse itegeko ryose rirera, rirakiranuka, ni ryiza. Abaroma igice cya 7 umurongo wa 14. Pawulo yifuzaga cyane kubonera no gukiranuka, akananirwa kubyishyikiriza. Niko gutera hejuru arataka ati, mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubu ntera urupfu? Abaroma igice cya 7 umurongo wa 24. Igisubizo ni kimwe gusa, ngiki ngo, nguyu umwana w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yohana igice cya 1 umurongo wa 29. Yesu niwe nzira y'agakiza. Umwuka w'Imana yabishushanyije mu buryo bwinshi kugira ngo yumvishe neza abifuza gukizwa umutwaro w'ibyaha. Ubwo Yakobo yari amaze guhenda Esawu ubwenge agahunga ava iwabo, yumvaga icyaha cye cyamutsikamiye cyamugushije hasi, ari igicibwa atagira shinge na rugero, yatanye n'ibintu byose bikundisha umuntu kubaho. Ariko kurutaho icyamuhagaritse umutima nuko yatinye yuko icyaha yakoze cyamutanije n'Imana kikamuvutsa ijuru. Abura naho yacumbika ngo aryame, ahirika hasi afite agahinda, akikijwe n'imisozi gusa imukubiye hagati, araharara burinda bucya. Hejuru hari ijuru ryakaho inyenyeri. Agisinziriye abona umucyo utangaje urabagirana usaba ikibaya cyose aho yari aryamye.
Agiye kubona abona urwego runini ruvuye ku isi, umutwe wari ugeze ku marembo yo mu ijuru. Abona abamarayika b'Imana baruzamukiraho kandi barumanukiraho, maze yumva ijwi rivugira mu bwiza bwo mu ijuru rimubwira ubutumwa bwo kumurema agatima bumutera ibyiringiro. Muri ubwo buryo Yakobo yamenyeshejwe ibyo umutima we wifuza, agaragarizwa neza uburyo umuntu nka we w'umunyabyaha yabasha kongera kuzura n'Imana. Rwa rwego rutondana Yakobo yabonye mu nzozi rwashushanyaga Yesu ari we muhuza wenyine w'Imana n'abantu. Urwo rwego ni rwo Yesu yabwiye Natanayeli ubwo yavugaga ati, muzabona ijuru rikingutse abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku Mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Yohana igice cya mbere umurongo wa 51. Ubwo abantu bahakanye bacanye n'Imana, isi itandukana n'ijuru. Imanga yaciye hagati ituma umubano wo gusabana ubura. Ariko ku bwa Kristo isi yongeye guhuzwa n'ijuru. Kubaho kwe kuboneye niko Kristo yatsindishije imanga yaciwe n'ibyaha, kugira ngo abamarayika bakorera Imana babone kubana n'abantu. Kristo niwe uhuza umunyabyaha w'intege nke, agatuma ashyikira imbaraga z'Imana zitagira akagero. Kwibarira amajyambere kw'abantu ni ukugorwa n'ubusa, kandi imirimo myiza yose dukora yo gutuma abantu bajya mbere nta kimaze iyo tubikoze tutitaye ku isoko y'ibyiringiro. Gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose biva ku Mana. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 17. Ntawagira imico myiza atayikomoye ku Mana, kandi rero nta yindi nzira yo gutuma abantu bajya ku Mana keretse Kristo wenyine. Yaravuze ati, nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Yohana igice cya 14 umurongo wa 6. Umutima w'Imana ugirira abana bayo bo mu isi urukundo ruhebuje. Ubwo Imana itatugomwa umwana wayo, nta kindi yatwimye, ahubwo yari ihaze ibyo mu ijuru byose ku bwacu. Ukubaho kwera k'Umukiza, urupfu rwe, kuduhakirwa kwe no guhendahenda k'Umwuka Wera, byose bikubira hamwe kugira ngo bizanire abantu agakiza. Yemwe, tuzirikane igitambo gihebuje twatambiwe. Tugerageze gusobanukirwa n'umwete abo mu ijuru badufitiye n'imirimo bakora kugira ngo bagarure abazimiye mu rugo rwa Data wa twese. Nta migambi myiza isumbiye, nta buryo bwa rutubwo. Ingororano ihebuje ibikiwe abakora neza, n'umunezero wo mu ijuru, n'umubano w'abamarayika, umwanzuro n'urukundo by'Imana n'umwana wayo. Ububasha bushyitse kandi butunganye rwose tuzahorana mu bihe bidashira. Mbese ibyo byose ntibikwiriye kudutera guhakwa ku Mana n'umucunguzi wacu tubikuye ku mutima. Ubundi Imana itweruriye ko izacira icyaha aho iteka, kandi tugaragariza iby'igihano kitazakuka cyo kurimburwa buheriheri. Ibyo byose ni ibyo kutuburira kugira ngo tudahakwa na Satani. Mbese twahinyura imbabazi z'Imana? Hari icyo yirengagije kudukorera se? Niba ari ntacyo, tujye tumerera uko bikwiriye uwadukunze urukundo ruhebuje. Nuko nimucyo dukoresha umwanya twahawe kugira ngo duhinduke tumere nka Yesu, dusubire kubana n'abamarayika, tugire ubumwe bushyitse bw'isanga n'ingoyi, twuzura na Data wa twese n'umwana we.